nza kumupfufuka nza kumusaba ko aduha amapasi niraduhuza turakundana tumaze gukundana aza gukundana n'akandi kaniga ka fake bakundanye agati kufumani man agatera kamutera inda sister atangira kumubeshyira namutenda kandi ye man dukora gahunda twari twishingiye man ahubwo ashaka kunyemeza ko namuteye inda soro bita bintu n'ukuntu mbonza kuvamo umugome umwicanye nangira kujya nica abantu umuntu wese bavuganye n'inshuti nangira kubica buryo. Eyo ni umuhungu wanyu P.O.N.K. Swezi ni Legacy TV ncuma ko subscribe mu ntara majyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasiro bwaryo umujyi wa Kigali diaspora Amerika y'epfo ya ruguru Australia Europe Asia ibindi bihugu bya Afrika ndabashimira cyane by'umwihariko nshimira no mu Burundi Kenya Norway Poland Australia muri abantu b'ingenzi cyane. Uyu munsi turi mu karere ka Musanze ndi kumwe n'umusore ewan ninkubwira sinajye kuvuga ngo mwiza ariko ni mwiza kabisa wibogari bya atari kubwana bwiza cyane ring za fresh isaha niba ari isa simbizi neza cyane kabisa akantu ka fresh mu ijosi kepo ya old cyane kabisa papa wanje mambo vipi? Safi kabisa. Urakomeye cyane. Ibameze neza cyane. Iki cyangwa ugikesha iki? Gikesha gukunda fashion. Fashion. Yeah. Ubwanwa nabwo ni fashion. Cyane rwose nabwo ni fashion. Ushaka duhuriye hangaha abakobwa ntibajye bakureba ukuntu usanga nta kujya nko abakobwa babiri ko bateranya nk'imitwe bari kubita n'ukuntu barangaye. Bikunze kuhaba cyane cyane iyo nciye muri quartier biraba cyane. Mfite uducuti twinshi tw'abakobwa benshi tumenyana buri munsi kubera. Okay, that's it, yeah man. So let's move on this. Mbere na mbere umuntu ukureba hangaha kuri Legacy TV ashaka kuza tuyu umusitari batuzanye hangaha ubona abakobwa babona bagakutana imitwe barwanira yitwa nini mu ntoki? Nitwa Zahabu fils Valentin nkinzi ngabo mu buzima busanzwe nkora fashion ndi n'umukinnyi wa film. Na fashion. Yes. Zahabu fils Valentin amazina meza cyane kabisa. Wavukiye he ukurira he ubu ngubu ubaye hute? Navukiye Kigali murira muri Kongo hanyuma mba Musanze. Wavukiye mu muryango w'abana bangahe ufite ababyeyi bombi bimeze bite? Navukiye mu muryango w'abana batanu ndi umwana wa 4 mfite papa na mama. Ahuza gato kugira bigitese bucura. Cyane. Okay yaman twigera no kuri fashion ukora reka niho twakumenyemo umunsi wa mbere nkubona nakubonye mu gitaramo cya Bianca hari ni fashion hub niki nakubonyemo Bianca mwamenyanye mute mwahuye mute? Bianca nari umufana we cyane mukunda cyane bikomeye nkunda fashion ye nkunda ukuntu yambara nkunda uburyo ari umukobwa watinyutse akaba ashobora kuba umunyamakuru akagera kure nakunda kumukurikira cyane hanyuma njya kuri Instagram yari umufriend wanjye ari yamufollowinga yigeze gukora ifoto nziza ndayikunda nyikunze ndayifata ndayishyira kuri statut hanyuma ndamutaginga tout simplement bisanzwe aza gukora reaction ayishyira kuri statut hanyuma mu nyuma aza kunyandikira ambwira ati merci beaucoup wakoze ahita ajya mu mafoto yanjye arareba amaze kureba ahita ambwira ati ushaka uri umumodo nabwo ndi umumodo nkunda fashion ibyo byose hanyuma ahita ambwira ati mfite fashion hub ndi gutegura ndifuza ko wazayigaragaramo nk'umunyamideli kuko nabonye ushoboye nuko twamenye urebye. So mujya kumenya na Bianca mwarahuye murahuza igitaramo kigenda fresh ibintu byose biba neza. Nyuma y'icyo gitaramo umupapa hano mu Rwanda wahoze yitwa Boskizo ubu ngubu basigaye yitwa Fatakumavuta arifata aravuga igitaramo cya Bianca cyajemo abantu bose bishyura amatike ngo Bianca ashobora kubona n'ibihumbi 10 yinjije. Ukimara kubona bira bintu Fatakumavuta yakiriye yavuze nako wabyakiriye ute? Ese bisesenguye ute? Premièrement byarambabaje nibaza ninabanse gute koma umuntu umunyamakuru nk'uri yashobora kuvuga amajambo nkayo ngayo kuko urumva ndi nka friend wa Bianca akanumira muri event ye yarambwiye ati bro uri inshuti yanjye ariko il faut kuwishyura tike nishyuye tike none twishyuye tike twishyura amafuta ufata table
y'ibihumbi 200. uri inshuti ya Bianca Ndi n'inshuti ya Bianca ndavuga ni eske gute nk'inshuti yanjye yanyishyuza, ariko ndayatanga kubera ko yambwiye ati man ni event ubu friend no friend. Ngiye nafashe ubufaranga turishyura 200,000 twishyura kuri table. Ngiro numvise ukuntu basikize yabivuze akabikomantinga vraiment byarambabaje cyane, urumva ni nko kudupfobya gusuzugura abantu kwa niko nabivuga ko tutimagine yo kuva Musanze ko twavuye Musanze tujya Kigali, ntago uko twari turi imbesire zafite agaciro vraiment. Ni icyo nzi cyo abantu bose bari bicaye hari abari bishyuye kandi amatike amazima kuko urumva abenshi twabonye bari VIP nari amatable. Rero byarandiye man biranijya ndavuga niski ku mugabo nk'uyu nguyu kwere ashobora gusebya abantu bari mu gitaramo nka kiriya kiri high kandi kiri presentable. nyuma yo kukurya rero ukabino pronounce cyangwa se ukayireba ukabisesengura neza ugasanga ibyavuze atari byo, ufata ku mavuta kuri uwo mufata ute? Njye nafashe nk'umuntu wibono tu wibono uko ushaka kubivuga ubundi ntago ashyira mu gaciro. Tutimagine kumva mu gusuzugura umuntu. Eske uko mubizi mu mujyi wa Kigali hari ama event y'ubuntu abaho, aho no plus ama event abaye muri hotel nk'iri ikomeye, ntago man cye nahise mushitinga man ndavuga ni jewe nuko nana nimero nari mfite man nagwita muhamagara nkamubwira ko ibintu yakoze ari ububono vraiment. Oya nagiye kuri kwanjye ndakuvuze kuko nawe nk'ibyavuze yaraswa ari ukuri, ariko kuri guca muzi ko ni gushya. Vraiment ngiye ndamubwije ukuri ko ni bono kabisa. Fata ku mavuta Zahaba kumpereye ukuri ugabanye ubona aho ngaho. So uri mu banda cyeka bashimiye ko wambaye neza na Bianca ko ukuntu wari wateguye umuteguro ndiko uri mu bantu bahembwe sibyo? Arwo ni neza. Bon ntago nagiye muri top ni top 10 top 10 ntago nagiyemo nanjye ni ibintu byanunguye cyane, ariko abagenzi banjye twari twavanye Musanze kuko ni collection imwe twari twambaye twese. Abagenzi banjye umwe yagiyemo ngira ngo nari ndi kumwe na umukobwa wari wambaye amababa y'umweru ikanzu y'amababa na wa muntu wari wambaye ikaske. So rero urumva ntago nahembwe, ariko ndi fier yuko abagenzi banjye bari muri iyo event kuko anama commentaire urebye ageze hirya yavuze ko batwibye, nanjye nagomba kugaragara muri top 10. Ariko negere Bianca arambwira ati petit frère wari wambaye neza cyane, wambaye neza umwenda uri amazing, kandi ubutaha next time neza kuzaza naho icyo gihembo uzagitwara. Tuvuye kuri show yari yize gutegurwa na Bianca, reka twigarukire mu buzima bwawe. Kuri we ubona fashion ishobora gutunga umuntu wayikoze akaba ariko kazi ko wenyine kamubeshaho? Cyane rwose ko nanjye nibyo bintunze byinshi. Ubona ibiraka abantu turi akenshi turikora iby'iwacu mu Rwanda, made in Rwanda. Bakeneye rero kugira ngo za made in Rwanda zigere kure zimenyekane. So na undi umuntu uzabikora ari umunyamideli tubona ibiraka bitandukanye, haba muri publicité, haba mu kwamamaza, byose turabibona bishobora kugutunga cyane neza. Kandi ese ukiri umwana wajyaga wumva ko ushobora kuzaba umunyamideli cyangwa byaje uri mukuru? Ese niba warakuze umva ko ushobora kuba we niwe muntu w'ikitegerezo wabona ukavuga uti uyu muntu namwigiraho kumurika imideli? Bon byatangiye kera cyane nyiri umwana. Hari abagabo batatu ntabwo ari abanyamideli, ariko bari bafite group yariribaga kera, babaga bafite imisatsi myinshi bambara amapantaro y'amapate. So nibo bantu n'ubundi nakundaga, navuga ati nibyibura ningirira taye ndashaka kugira iyo taye, nkanga kurya nkakora sport kugira ngo mu Rwanda bari bahari cyane. Umuntu nakundaga kureberaho cyane ni J Rwanda, ko numva we yazibyirutse nge nyiri mutoya, ni nakundaga kurebaho mu Rwanda. Hanze rero nkareba abazungu, nkareba uburyo bitwara bidabikurana gutyo, nkakora ama practice nabireba kuri televiziyo tout simplement uko barimo barabikora, nanjye byarangira nkafata miroir, hanyuma nkajya muri corridor ngatangira ngakora bya bindi barimo barakora, bona birakoze. Ahangaha mu Rwanda cyangwa se mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ku bihugu bitarateye imbere cyane, bakunze gushinja abantu bakora abanyamideli ubutinganyi, bagende nuko umunyamideli twavuga abo ngo dufite ukomeye mu Rwanda uri kwimurika ari we Moses, we yagaragaje ko ari umutinganyi akabyerura. Ese ibyo bintu bibona tubona ko umuntu ashobora guhinduka akaba umutinganyi ariko ageze mu mideli, cyangwa bishobora kuba
yari asanzwe ari we ahubwo akaza akamenyekana ari umunyamideli, ubunyamideli bushobora guhindura umuntu umutinganyi? ntabwo bishobora, kuko ikikurimo wowe nyine nicyo kiba kikurimo. Ntabwo ngiye nka Zahabu ushobora kuza kumbwira ngo transforme ungire umuge, no. Ahubwo nicyo kintu kiba kikurimo, ahubwo utinya kucyerekana. Benshi bibaho amakomantere aza kenshi abantu yuze kuri umunyamideli banavuze ko uri umutinganyi, ariko ntabwo ariko bimeze. Donc ubutinganyi buza muri wowe ubusanzwe bufite wowe ubwawe mu mubiri wawe. So rero kugira ngo uzabishyire mu ndi muntu, ntabwo modeling, ntabwo fashion yigisha ubutinganyi, ahubwo wowe uzamo usanzwe ufite ubwo butinganyi ukabukurimo wowe ubwawe. Ntabwo tubyiga, ni ibintu biba bikurimo bisanzwe, aba uri umubiri wawe, ko umuntu ahitamo nyine uko ashaka, uko umubiri w'umutegeka kuko aba. Okay, reka dukizere no kuri filime. Ahangaha bambwiye ko ukina filime ukinamo yitwa ngo iki? Nakiniye ebyiri, hari iyo bita our heaven. Yari buri ya filime y'abantu bafite inkuru zidasanzwe cyane. Nyinamo mfite umu girlfriend, copine, tubana mu nzu, n'abahungu babiri biganye n'abakobwa babiri mu kigo kimwe. Hanyuma barangije twigumira muri ghetto mu nzu nziza, turabana, dushyira hamwe, turakundana, babiri barabana ukwabo nyine tu. Hari interview nakoze kuri icyo kintu. Ufite girlfriend mwigana muri university, then mwasoza mugahita mwigusubiza muri ghetto. Aho ngaho girlfriend wawe urabona murara namugira n'iki byose, aba akiri umugore cyangwa abakiri girlfriend wawe? Bien sûr aba ari girlfriend, kuko umugore bisaba ko nyine mukora mariage. Aba ari girlfriend. Ushaka kuryamana n'umuntu ukwezi cyangwa n'umwaka ugashyira mutarakora mariage akaba atari umugore wawe? Ntabwo aba ari umugore wanjye, ariko ntabwo twakabisize hanze tu. Ubwo kubabibona nyine babikritika uko babibona. Hari abakritika ko ari umugore wanjye, hari abakritika ko ari girlfriend wanjye, buri muntu nyine uko babibona afite ukuntu abikritikaho tu. So indi filime cyane yitwa ngo iki? Indi yitwa Ikiriyo cy'urukundo. Ukinamo iyihe role yawe? Nyinamo role yanjye, natangiye nkunda umukobwa, ndamukunda cyane ko yari umucuti wa wundi mucuti wanjye, hanyuma nza kumukunda rero nza kumupfufuka, nza kumusaba ko aduha amapasi araduhuza, turakundana, aza gukundana n'akandi kaniga ka fake. Bakundanye hagati k'ubufumani kamutera inda, sister atangira kumubeshyira namutenda, kandi yemani dukora gahunda twari twishingiye man, ahubwo ashaka kunyemeza ko namuteye inda. So rero bita binturuna ukuntu nza kuvamo umugome umwicanye, nangira kujya nica abantu, umuntu wese bavuganye n'inshuti nangira kubica buryo. Wabaye umwicanyi kubera ko waciwe inyuma, cyangwa wabaye umwicanyi kubera ko ubuze umuntu wakundaga? Nabaye umwicanyi kuko nari nanze ikiremwa muntu, surtout igitsina gore. Igitsina gore kirabeshya. Ni gute yifata akansha inyuma kandi azi ko ntacyo namuburanye, mari neza, igihe cyose duhura akandyarya tu. Bitaro numva mbaye ndi revolta kubera ko nabonye ko ubuzima nyine umukobwa yaramaze kunyereka munsi y'ikirenge, mpitamo kwicana tu kugira ngo bishire. Reka tuve muri filime tubere nk'abaje noneho mu buzima busanzwe. Uramutse ufite girlfriend wawe ugasanga bamuteye inda, akakubeshyira gutyo, ukamenya ko atari wayimuteye ahubwo ari uwundi muntu wayimuteye, then nyuma akaza kugusaba imbabazi ngo umubare yaguciye inyuma iki n'iki, wakira umwana iki n'iki, wamubarira cyangwa ntiwamubarira? Gerageza ukuntu ukunda. Buriya njye nkurikije ukuntu ngenda ndakunda cyane, kandi nta buryarya iyo nkunze umuntu bamukunze. So rero urumva gufata ndagukunze umutima wanjye nyine ngo ndawukweguriye, ngafaze gufata urushinge wa mutima ugukunda utera buri munsi ukawujomba. Urumva ni ibintu biri très difficile yo kwakira, ntabwo nabyakira. Nyine icyo nakora nuko nyine yamvira mu buzima tu bikarangira finaloma. Barabizi cyane. Okay, twajyanye ikiganiro cyiza byatari kiryoshye
kinungu yakirimo ibitekerezo bizima byatari. Uyu munsi niwo wiyambitse cyangwa waje undi muntu wakwambitse? uyu munsi ni n'umuntu wanyambitse tu. Abasore nkatwe dufite utuboko wagira ngo ni imbavu, tudafite n'agatuza, tutanateye neza nkamwe. Nirebanga batwibira cyangwa se baturagera kugira ngo natwe tuzageraho tungane nkawe. Abantu bafite ubwanwa bwanze kuza mumeze nk'amahurunguru, bagira inama y'ukuntu babigenza. Ariko buriya imibiri y'abantu bitandukanye. Nta kuntu nashobora guhindura ukaba bwahinduka ukundi kuntu. Ni ukugana salo tu, kugana salo ya buri munsi. Ubundi urabanza ukabareka bugakura bukagera nino hose, ko nanjye ntabwo nari mfite. Uyu mwaka nibwo bushobora bureka nyine bugakura bukagera nino, ubundi ukajya muri salo bakabukora ugafata forme tu. Dusoza akankwera challenge kamwe 2 3 wenda twiyenera mu mahoro. Urambwira ngo ifirishwe ishu inshuro 3 turabisubiramo. Ifirishwe ishu umeze nk'uyihuta. Ifirishwe ishu ndabikoze. Ifirishwe ishu vraiment. Suko you tried. Aka kabiri agafuni gasumba gasu. Ngo biki sirama numve agafuni gasumba gafundi. Bisira gatatu. Agafuni gasumba gafunda, agafuni gasumba gafunda, gasoni ga. Kirakomeye by the way. Kirakomeye cyane. Hatari. Umva ingofero mu cyongereza bayita ngo iki? Ingofero je pense kari kepo. Icyongereza kitari icyabayese cyabaye gang. Ngiye niko n'imagine niko mbyumva kandi niryo nzi tu. Ikibazo arimo ku cyangwa Legacy TV man kiganza cyeka cyabaryohe pe. Nubwo mbere nakoresha umugentro wirekura uri genius usubiza ibibazo kabisubiza mu bwenge bwinshi cyane. Ndakeka nawe mwana mukunze. So niba mukunze ukaba wakunze ikiganiro cyacu ugende kuri comment uvuga uti kabisa ibintu byari neza cyane. Ikigushimisha cyane ukore share. Ntibagire gukora subscribe aho herereye hose. Ngusabira umugisha ku Mana, Imana iguhe umugisha aho uri guhahira hose iguhe kuronka. So ciao ciao. Ni Pioneka Suez kuri Legacy TV. Zahabu wakoze cyane.